nibyo ariko noneho dukebure nk'abigisha b'ubuzima bushingiye ku muco nka Nyagasani Imandwa Nkuru y'u Rwanda. Hari ikibazo kivuga ngo kuki abato barimo kugenda batakobwa ikinyabupfura, umuco mwiza w'ikinyabupfura warangaga abanyarwanda abato ku bakuru. Reka mbanze nshyireho agace gatoya k'ibyo yavuze. Hari igihe rero bishobora gutuma abantu bamwigiraho, ariko urasanga abantu rubyiruko cyane cyane hari n'abakuru bagwa muri uwo mutego. Reka mbumvishe hanyuma mukimara kumva ibi ngibi mumbwire ikosa ririmo. Nimuba mwaribonye biraba ari byiza cyane, nimutaba mutaribonye nabyo ni ikindi kintu, ariko ndabibabwira. Gusetsa abantu ntago biba byoroshye mu mpamashyi kuko rwose birakomeye cyane. Gusetsa abantu ntago biba byoroshye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndashimira umujyi wa Kigali muri gahunda z'umujyi natwe turimo. Ubundi tumenyereye ko muri gahunda z'umujyi haba harimo siporo rusange, umuganda rusange, ubu twongeyemo n'iseka rusange aho abanyamujyi bahura bagaseka rwose kabiri mu kwezi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, izo gahunda zose wagiye uzitabira, nashakaga kugutumira muri gahunda y'iseka rusange natwe ukazatugeraho. Murakoze kandi tuzagusetsa ivumbi ritumuke. Merci, urakoze, ndabona byanatangiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, izo gahunda zose wagiye uzitabira, nashakaga kugutumira muri gahunda y'iseka rusange natwe ukazatugeraho. Murakoze kandi tuzagusetsa ivumbi ritumuke. Merci, urakoze, ndabona byanatangiye. Reka twerekeze no kuri iki gice hanyuma ibibazo bisubizwe tubone kujya. Ikosa ririmo hano muri aka gace gatoya niri haba hari waryumvise bijyanye n'ikinyabupfura cya Kinyarwanda. Nirihe kosa ririmo? Niba utararyumva reka dukomeze, niba waryumvise nabwo nzabibona ahatangirwa ibitekerezo. Ikibazo gikomeye abantu bibajije bakanambaza nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco bati Nyagasani Imandwa Nkuru y'u Rwanda uzagira icyo bivugaho, ni kuki abato barimo kugenda batakobwa umuco w'abakuru n'abakurambere bacu. Noneho ugasanga umuntu ugukuriye uramuvuga n'ukwakirira iburyo n'ibumoso yamigisha, kuko ababyeyi barakubwira ngo uzahahire iburyo n'ibumoso, uzakamire, ubundi bakamira iburyo ariko n'ibumoso wowe uzahabonera. Uzahahire ku muhutu umutwa n'umutuzi, uzagira ishya n'ihirwe, uzahaha uronye, uzahirwa amajya n'amazi. Nicyo bivuze iburyo n'ibumoso hombi ubugira kombi, ishya n'ihirwe ubugira kombi. Ubyo rero tubyakire mu babyeyi, nicyo gukoresha ariya maboko abiri bivuze. Ndagira ngo ahari kugira ngo ngushimire rwose, izina ryawe nubwo atari Inyarwanda ndarivuga, Sami Celestin. Ndagushimiye cyane kuri ubu butumwa watanze. Ati iyo agusuhuza muhanye ikiganza ukuboko kwawe kw'ibumoso, aguzashyiraho izina ryawe ry'Ikinyarwanda nshuti yanjye, uravuga ibintu byiza. Gushyigikira kuba gufashe ukw'iburyo bifite igisobanuro ndabibabwiye. Iyo wambaye ingofero nabyo mbigarukeho, ukaramutswa n'umunyacyubahiro cyangwa undi muntu ukuruta, ntabwo ari wowe umuramutsa, wowe uba hafi aho ukitegura kwakira, wakabona ko witeguye kwakira akaguha. Erega n'Imana ihabiteguye kwakira, ntabwo Imana izaguha utiteguye kwakira. Imana irikorera mu bakuru n'abakurambere. Rero iyo wambaye ingofero ukaramutswa ntabwo ari wowe ujya kuramutsa. Ntibakubwira ngo wabyaye nabi aramutswa n'abakwe, ntabwo umukwe ari ujya kuramutsa sebukwe cyangwa nyirabukwe, ahubwo nibo bajya kumuramutsa, we akagenza ate akakira. Ntabwo ari wowe ujya gushyanuka ngo ugende ubaza ubusa. Ibyo nabyo uzavuga ngo ariko ngutanze undi yamuramutsa, mwishyanuka shawe, mwishyanuka pe, ndabinginze. Rero iyo wambaye ingofero, ubwo naho ingofero ziziye, ukaramutswa n'umunyacyubahiro cyangwa undi muntu ukuruta, ubanza kuyikura
no gukura ingofero reka kwakuye ingofero rwose icyubahiro cyacu ni wowe tugikesha, ni wowe tugihaye, ni wowe tugituye, ntacyo turi cyo wowe udahari. Ubona ko n'ingabo zitanga isaruti niko babivuga no gukura ingofero. Kirazira kandi kuramutswa n'umuntu mukuru cyangwa umunyacyubahiro wicaye urahaguruka. Nibyo ushimiye inshuti yanjye wararezwe ariko rwose. Murabyibuka hari umutangazamakuru wo kugitangazamakuru nawe kimwe rwose iki ngira ngo n'iki gihugu kandi nawe waramukije niba ari umusaza niba ariko yicaye yambaye n'ingofero, ngira ngo yari yambaye ingofero. Ntabwo nabonye umwanya wo kubivuga ariko kuvuga nabyo biraje. Ntabwo ari byo. Niba wiyemeje kwambara ingofero uyikoraho n'abantu bakuru uzi ko iyo bajya kuramukanya bayikoraho bakabona kuramukanya ni icyubahiro, ubundi uyikuramo. Ntabwo wajya birerekana icyo cyubahiro. Ntabwo umuntu mukuru yajya kukuramutsa ngo wowe wicaye, urahaguruka kugira ngo ubone uko wakira, kuko uramuhagurukira n'ubusanzwe. Kirazira murabizi kandi mbibabwira mfite impamvu, ariko none ubwo mbivugiwe n'abandi bashoza bavuga bati gira icyo bivugaho. Uru ni urugero rumwe, hari n'abandi mwagiye munyandikira, ariko uyu nabonye ko yabivuze neza cyane kandi ndagushimiye mwene Imana. Nzashyira amazina yawe y'ikinyarwanda. Ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Turabasoje cyane mwese bene Imana, abari mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo, abadukurikira kuri televiziyo yacu kandi yanyu Muganga Rutanga rw'Amaboko TV. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ari wo shingiro. Muri amahoro, iyo mwiriwe nta rungu mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo, ndizera ko muri amahoro kandi mumeze neza. Ndibwira ko mumeze neza kandi muri amahoro. Turabashimira mwe mwese mukomeza kuduha ibitekerezo, kandi twibutse iki, niba utanze igitekerezo cyawe gitange mu kinyarwanda kinoze, wivange indimi, koresha ikinyarwanda cy'umwimerere, dusigasire ikinyarwanda cyacu, kubera ko ubuhanga bwose niho buva, n'umuco burya ntabwo ushobora kusigasirwa ngo ube umuco wuzuye bidashingiye ku rurimi nanone. Uyu munsi rero ntabwo nshaka kubatindira, ariko niba utariyandikisha iyandikishe, vunyisha kuri gahunda zitandukanye mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, kibagezaho ibi byigisho. Ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco, iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco. Kandi twamaze no kubona yuko iterambere ridashingiye ku muco burya ntabwo riramba. Ibyo ni ibintu byagaragajwe n'ubushakashatsi ku rwego mpuzamahanga, natwe ubwacu mu bushakashatsi twakoze twarabigaragaje. Ndetse iki kigo gishingiye kuri gahunda y'ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa. No kuvuga tuba dukora igikorwa kandi kikatubera n'ubushakashatsi. Ubushakashatsi dukora nabwo bukaturemera igikorwa. Ibyo ngibyo niko bimeze. Rero mudusure muri gahunda z'ubukerarugendo bushingiye ku muco, ubushakashatsi bushingiye ku muco, imurikamuco nyarwanda rihoraho, ivumburamahano mu muntu, ubuvuzi bushingiye ku muco, aho duhuza ubuvuzi mvamahanga n'ubuvuzi bw'umurage w'abakurambere bacu, tukaba twarashyizeho ubuvuzi bushingiye ku muco. Nyine ni igihangano gishingiye ku muco, nicyo cya mbere nahanze mu bushakashatsi bwanjye ndangiza kaminuza, ari nabyo bidufasha kugera ku gisubizo cyuko nta kibazo na kimwe kitabona igisubizo. Nta buganga butagira ubugangahuzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta maruso atagira ikirogora, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo iyo dushingiye ku muco wacu. Rwose niko bimeze. Rero ushatse kubihinyuza, vunyisha mu bicumbi kuri 0788 51 41 77 cyangwa 07 255 watwandikira no kuri WhatsApp 0733 iyo WhatsApp uyandikaho niba uri mu Rwanda rw'iyo gusa. Naho ubundi mukoresha uwo muyoboro wa mbere wa MTN 885141 7.
ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco hari utazi aho gihererera mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ku gisozi cya Nyagasani umwami wacu kiri mu wa kabiri Rujugira waguye kuri icyo gisozi hanyuma rero akiguye aho arwanira u Rwanda abanyarwanda n'ingabo ze bariyasira bati uruzi iki gisozi kidutwaye umwami wacu cyitwa gisozi gityo na bugingo n'ubu rero turamuterekereye yishyuke ni nacyo cyatuzanye kuri iki gisozi burya imandwa ntabwo zipfa gutura gusa mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco uzahigira ibintu byinshi ariko kimwe mu bibeshejeho iki kigo ndetse na muganga Rutanga rw'amaboko ni ukwigisha umuhamagaro wacu ni kwigisha umuco w'u Rwanda ubuzima bushingiye ku muco nje gusubiza rero ikibazo cyanyu ntabwo ndi butinde abantu bambajije ku kintu kijyanye n'ikinyabupfura n'uburyo kirimo kugenda gikendera muri iki gihe bati Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco urabivugaho iki barabinyandikira cyane cyane na mbere barabivugaga ariko ejo bundi mu nama y'umushyikirano hari icyabaye noneho abantu baranyandikira bansaba kubivuga muzajya mwihangana kubera ko ntabwo ibintu byose dushobora kubivugaho na cyane ko twebwe burya ntabwo tuvuga ku byabaye dushobora gushingiraho yari ikintu gikomeye gishobora kugira icyo cyigisha ariko ahanini twebwe n'ubushakashatsi nibyo twibaza ni ibintu bishingiye ku mbonezabitekerezo ni ibyo ngibyo iyo ibyo byabaye nabyo hashobora kubonekamo imbonezabitekerezo ishobora kugira icyo yigisha abantu nibwo dushobora kugira icyo tubivugaho ariko ni nayo mpamvu usanga inyigisho zacu ibyigisho byacu hano kuri Muganga Rutanga rw'amaboko TV ntabwo ushobora kubona turi mu murongo ahanini w'ibibera kuri izi mbuga ngurukanabutumwa byateye nabyo atari iby'u Rwanda ibi rero mbonye umwanya wo kubivugaho kuko twabonye ko uretse ubusabe bw'abantu ni na ngombwa ariko namwe ubusabe bwanyu tubuha agaciro ahubwo muzaye mwihanganiye hari aho tutabishoboye kubera yuko nanone bisaba yuko biba bihuza n'umujyo turimo rero ejo bundi hari umusore wabajije ikibazo mu nama y'umushyikirano nama y'igihugu y'umushyikirano umusore w'umunyarwenya wanakoze ibintu byiza rwose atangiza gahunda yo gusetsa abantu ni byiza rwose yewe ndanabishyigikiye nk'umuhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe wenda nagira inama ntanga ku buryo bikorwa ariko si umwanya wabyo ababikora babonye ko ari ngombwa dushobora kuzagira cyangwa natwe wenda tubona uburyo tukaya izo nama zigatangwa kuko gusetsa burya ni mu ntekerezo abantu bizi by'imitekerereze bazi neza iyo bihuye n'impano rero iri mu muntu biroroha cyane ntibinagora kandi ni umuti mwiza ni urukingo guseka rwose birafasha biranavura mu bijyanye n'imitekerereze rero mbanze ukeze kuri ibyo ngibyo ariko noneho dukebure nk'abigisha b'ubuzima bushingiye ku muco nka Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda hari ikibazo kivuga ngo kuki abato barimo kugenda batakobwa ikinyabupfura umuco mwiza w'ikinyabupfura warangaga abanyarwanda abato ku bakuru reka mbanze nshyireho agace gatoya k'ibyo yavuze ariko mwumve ko igikomeye cyane nicyo dushima hanyuma icyo dushaka gukebura ntikice igikorwa ubwacyo kuko igikorwa cyo ni cyiza icyo rero nta nubwo ari we kireba gusa ubwo no kuba ari we dufatiyeho n'ibimugeraho ntagire ikibazo kuko n'ubundi ni rwamwa ari ku karubanda hari igihe rero bishobora gutuma abantu bamwigiraho ariko urasanga abantu urubyiruko cyane cyane hari n'abakuru bagwa muri uwo mutego reka mbumvishe hanyuma mukimara kumva ibi ngibi mumbwire ikosa ririmo nimuba mwaribonye
biraba ari byiza cyane nimutaba mutaribonye nabyo ni ikindi kintu ariko ndabibabwira gusetsa abantu ntabwo biba byoroshye nyakubahwa perezida wa repubulika ndashimira umujyi wa Kigali muri gahunda z'umujyi natwe turimo ubundi tumenyereye ko muri gahunda z'umujyi haba harimo siporo rusange umuganda rusange ubu twongeyemo n'iseka rusange aho abanyamujyi bahura bagaseka rwose kabiri mu kwezi. Nyakubahwa perezida wa repubulika izo gahunda zose wagiye uzitabira nashakaga kugutumira muri gahunda y'iseka rusange natwe ukazatugeraho murakoze kandi tuzagusetsa ivumbi ritumuka. Merci urakoze ndabona byanatangiye reka twerekeze no kuri iki gice hanyuma ibibazo bisubizwe tubone kujya ikosa ririmo hano muri aka gace gatoya niri haba hari waryumvise bijyanye n'ikinyabupfura cya kinyarwanda nirihe kosa ririmo niba utararyumva reka dukomeze niba waryumvise nabwo nzabibona ahatangirwa ibitekerezo. Ikibazo gikomeye abantu bibajije bakanambaza nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco batinya gasani mandwa nkuru y'u Rwanda uzagira icyo bivugaho ni kuki abato barimo kugenda batakobwa umuco w'abakuru n'abakurambere bacu noneho ugasanga umuntu ugukuriye uramuvuga mu muvugwa wa mugenzi wawe kandi ubundi atari ko bimeze wakabaye umuvuga mu cyubahiro twe niko twakuze dutozwa ku buryo udashobora kujya kubwira umuntu mukuru ngo wiriwe nguraho nta nubwo wemerewe kumusuhuza. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika amazina nitwa Ndaruhutse Merci nkaba ndi rwiyemezamirimo ukomeye cyane ntago ndanguza cyangwa ndangure ahubwo ndasetsa nizi ikoranabuhanga ariko ntunzwe n'urwenya mwampaye amashyi. Twatangiye platform cyangwa se urubuga ruhuza abakunda gusetsa abazi gusetsa n'abakunda guseka aho abaseka bishyura abasetsa bakishyurwa twe turasetsa tukanasora binyuze mu rwenya. Nyakubahwa perezida wa repubulika muri urwo rugendo iyo ndi gushaka talents cyangwa se abanyempano njya mu bigo by'amashuri nka creating comedy clubs kugira ngo nibasoza kwiga bazajoining main comedy yitwa Jen's Comedy Show. Nasabaga ministeri y'uburezi ni igitekerezo ko impano z'abana b'abanyarwanda zishyigikiwe guhera mu mashuri matoya zikazamuka mu mashuri makuru byaba byatangiye gufata irange cyangwa se umurongo ku buryo basoza batangira kubibyazamo amafaranga. Ndashimira First Lady kuri gahunda ya Rwanda ubuhanzi ko niyo nazamukiyemo birangira mfite iyo platform na gahunda ya ministeri y'urubyiruko ya Art Connect. Muri Youth Connect wongeyemo igisate cy'ubuhanzi amafaranga ya mbere ningiye wayatsindiye mu mpamashyi kuko rwose birakomeye cyane. Gusetsa abantu ntabwo biba byoroshye. Nyakubahwa perezida wa repubulika ndashimira umujyi wa Kigali muri gahunda z'umujyi natwe turimo ubundi tumenyereye ko muri gahunda z'umujyi haba harimo siporo rusange umuganda rusange ubu twongeyemo n'iseka rusange aho abanyamujyi bahura bagaseka rwose kabiri mu kwezi. Nyakubahwa perezida wa repubulika izo gahunda zose wagiye uzitabira nashakaga kugutumira muri gahunda y'iseka rusange natwe ukazatugeraho murakoze kandi tuzagusetsa ivumbi ritumuka. Merci urakoze ndabona byanatangiye reka twerekeze no kuri iki gice hanyuma ibibazo bisubizwe. Undi umuco wacu utubwiriza yuko umuntu mukuru umuvugwa muvugwa wa ngenga ya kabiri y'ubwinshi. Rero uyu we aravuga ati nashakaga kugutumira indutumira kugutumira uratumira nde? Nyine ko ari umukuru kandi umubyeyi araseka ariko
ese ngiye kuvuga ngo birasekeje, ariko ku rundi ruhande we ntabwo yajya kuvuga ngo ariko kosora ibyo ngibyo ngo uvuge gutya. Hariho igihe wagira ngo umukuru w'igihugu ararwanira icyubahiro, kandi ubundi kuba ari umukuru w'igihugu byo byonyine bimuha icyubahiro. Kuba umuntu ari umubyeyi wawe, kuba umuntu agukuriye mu myaka, mu nshingano, bituma atari ku rwego rwawe. Noneho rero wajya kumuvuga ukamuvuga muri ngenga ya kabiri kuri, cyangwa umuvugwa wa kabiri w'ubwinshi. Ntabwo umuvuga mu buki, ni ikinyabupfura twebwe twakuze dutozwa. Abantu bakuru bashobora kuba badukurikiye hano bambwire niba nashoma, ariko ntabwo nashoma ndi Nyagasani Imana nkuru y'u Rwanda. Ariko mbagira ngo namwe mubigire mu ruhare, kubera ko ese u Rwanda rugiye kuba imburagihana. Abantu iyo bibereye nka hariya ahantu hakurikirwa n'abantu n'abandi, tunashima yuko umushyikirano ntabwo arabageze hariya gusa, ahubwo rwose n'ikoranabuhanga tunabikeza igihugu cyacu, umuntu akabikurikira. Ariko ubwo ibyo biragiye, hanyuma uzabasha kugira icyo avugira ahakomeye wese azavuga atyo, yikomeyemo agire gute. Ni byiza ko umuhungu yikomeramo mu byo akora, biragaragaza yuko abikora abyiyumvamo. Ariko hari aho abantu bakuru bagira bakavuga batari kuki abana b'iki gihe bafite ikintu cyo kwikomeramo cyane, bigasa na wa wundi babwira yuko azi kugenda neza, noneho bikarangira yarenze aho yajyaga. Ariko njyewe uru rubyiruko nta kibazo mfitanye narwo, ntaravuga ibyo. Ikindi kijyana nabyo ni kuko uburyo abato bakira indamutso y'abakuru, ne kuvuga ngo bo baramutsa abakuru, kuko nta mwana uramutsa umuntu mukuru. Ibyo nabyo niba mubyumva, abumva ikinyarwanda barabyumva neza, kuko umukuru niwe ukuramutsa wowe ukikiriza. Ubu rero biratangaje, n'umwana aravuga ati Imana iguha umugisha mubyeyi. Abwira umubyeyi, Imana urayizi wowe wasabira umubyeyi umugisha gute? Yesu aguha umugisha. Amadini yaziyeyo yarabihuhuye. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Nta mwana uramutsa umuntu mukuru. Umukuru ni ukuramutsa wowe ukikiriza. Muzi ko nanjye ndi Nyagasani Imana nkuru y'u Rwanda, hari aho mpura n'abantu bakuru akakuramutsa n'ibintu rwose ubona ko bidafite ishingiro mu muco wacu. Ndavuga izi ndamutso zateye, Yezu akuzwe, Yezu agira ate biki, ukihangana ukikiriza kubera icyubahiro umugomba. Ibindi bizaza mu bundi buryo bwabyo, kandi muzi ko uwo muzimu w'ishyanga tutamuterekera. Wari naho byangana none natwe kubera umujishi turimo, nabona impamvu yo kugira ngo nabo bakebuke babone uko bakebura abandi. Tare kose wajyaga kuramutsa amashyo, kuko mubyeyi wandamukije amashyo, ariko ntumushyogoze. Umubyeyi wandamukije amashyo, wandamukije gira koko abana, gira umugore, gira kugira ngo ubone icyakiro giturutse kuri uwo mubyeyi. Noneho iyo rero ugiye kwakira ikiganza cy'umubyeyi, cyangwa kugira ngo umuhe ibiganza byawe aguhe imigisha, kuko we niwe uguhesha imigisha, ni ukuvuga ko ikiganza cy'ibumoso gishyigikira icy'iburyo kwakira ya migisha ugiye kwakira. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo mbonye icyakiro Nyagasani, mbonye icyakiro umubyeyi. Ariko muri iki gihe uzasanga
umwana urubyiruko rw'iki gihe adatinya kuza muraho, nta nubwo ari muraho, uraho wiriwe amakuru ki bite, oya shawe nta nubwo ucugusa rwose. Niba ufite n'ibibaraga uriyoroshya urajya gucugusanya n'Imana. Erega abo ni abahagararizi b'Imana, nibo bahagararizi b'Imana tugira. Umubyeyi ni umutambyi mukuru, ni umuhagararizi w'Imana. Umukuru w'igihugu we rero ni ubundi, kuko kuva na kera na kare mu bami bacu aramutswa Nyagasani. Nyagasani mwami w'u Rwanda, ni ukuvuga niwe usigasira ubunyagasani mu bijyanye n'imiyoborere. Uwo muntu se umwisanzuraho uti? Kwisanzura ni byiza kuko byerekana urukundo abana bafitiye ababyeyi, urukundo abaturage bafitiye umuyobozi wabo. Ariko rero nagusadaguza ibyo usanze hari n'abantu bakuru bagwa muri ayo mafu kosa. Ndagushimira nyakubahwa perezida wa repubulika, ngewe ariko ntabwo nyavuga perezida wa repubulika, vuga umukuru urubereye mu ruharo, kandi nababwiye n'impamvu ko mba numva hari aho bitagera. Turabashimira, ariko ndabashimira. Mwabonye rero akosora aho avuga, umuntu avuga ati umwanya mwaduhereje, ati guha subiramo, ntabwo ari uguha, ntabwo ari uguhereza, ni uguha. Nabyo bikagorana. Ariko rero umuyobozi wacu n'ubusanzwe umuyobozi yakwiye kuba ari imfura. Ntabwo rero ibintu byose yabikosorera aho ngaho hanyuma none se u Rwanda ruzaba imburagihana ngo nuko byose bitavuzwe n'umukuru. Nk'umwigisha w'umuco rero nka Nyagasani Imandwa nkuru y'u Rwanda, nabanje kugira ngo fata akanya ibingibi bigira icyo mbivugaho, kuko bikomeje bityo byaba biteye impungenge. Ni ukuri ntabwo ari byo mu Kinyarwanda pe. Mu kinyabupfura tugomba abakuru, ntabwo uvuga umuntu mukuru mu buke uko wiboneye, kuko rega ntabwo ari nyamuki, ni mugari, arimo byinshi, tumufitemo byinshi. Tumufitemo Imana, tumufitemo ababyeyi, tumufitemo ubukuru. Abakuru n'abakurambere niwe bigaragariza. Ntabwo ari kubusa rero tubavuga mu bwinshi. Ubwo wenda hari nabibaza bati kubera iki se hari ibyubahiro bitari ngombwa murimo muragenda mwandura iyo mico mvamahanga, kandi ariko niyo ngiyo no mu zindi ndimi. Titoyer quelqu'un, no ku muvouvoya, niko babivuga, vouvoyer quelqu'un, titoyer quelqu'un, vouvoyer quelqu'un, ntabwo quelqu'un, ntabwo ari kimwe. Ngo ugakoresha uriya muvugwa wo mu buke, ngo ni mu Gifaransa, bavuga mu bwinshi. Ese mwampaga hushya ko kujya, ko twabivugaga ku ishuri, s'il vous plaît, ntabwo rero wavuga ngo s'il te plaît, oya ni mu bwinshi. Aho ngaho rwose nizo ndimi zibihuriraho. Mu Kinyarwanda rero mwanyemerera, nashakaga kubasaba ibyo bintu ntabwo ari imvugo idakwiriye, ahubwo ni imvugo ikwiriye. Ntabwo ari bimwe bita ngo guhakirizwa muri politiki. Oya nimufata ibintu byose ngo mukayirane. Ni icyubahiro cy'abakuruta. Ese ntabwo ubona n'abatware bajya kuvugisha umukuru bakavuga bati nyakubahwa mutubabarire, mugire mutemu, ntabwo kuvuga ngo tubabarire nako ngo cyangwa mbabarira, tubabarire. Nicyo kinyabupfura.
reka nanashimire umuntu umwe ubwo n'umwe mu babyanditse ku rubuga rwa X, hanyuma arabivuga, ndabona ntabwo afiteho amazina y'ikinyarwanda, ariko yaravuze ati iyo uvugana n'umuntu, nanabasaba ariko kuri izi mbuga zanyu mujye mushyiraho amazina y'ikinyarwanda, ati iyo uvugana n'umuntu ukuruta n'undi munyacyubahiro wese ukoresha ngenga ya kabiri y'ubwinshi. Iyo agusuhuza muhanye ikiganza, urumva ko aranabyumva rwose, ndagukeje mwene Imana, ndagushimiye cyane. Ati iyo agusuhuza muhanye ikiganza, ukuboko kwawe kw'ibumoso gushyigikira cyangwa kuba gufashe ukw'iburyo, bifite igisobanuro. Ndatekereza ko ari byo n'ukwakirira iburyo n'ibumoso yamigisha, kuko ababyeyi barakubwira ngo uzahahire iburyo n'ibumoso, uzakamire, ubundi bakamira iburyo, ariko n'ibumoso wowe uzahabonera. Uzahahire ku muhutu, umutwa n'umutuzi, uzagira ishya n'ihirwe, uzahaha uronye, uzahirwa amajya n'amazi. Nicyo bivuze, iburyo n'ibumoso hombi ubugira kombi, ishya n'ihirwe ubugira kombi. Ubyo rero tubyakire mu babyeyi, nicyo gukoresha ariya maboko abiri bivuze. Ndagira ngo ahari kugira ngo ngushimire rwose, izina ryawe nubwo atari inyarwanda ndarivuga, Sami Celestin, ndagushimiye cyane kuri ubu butumwa watanze. Ati iyo agusuhuza muhanye ikiganza, ukuboko kwawe kw'ibumoso, uzashyiraho izina ryawe ry'ikinyarwanda nshuti yanjye, uravuga ibintu byiza, gushyigikira kuba gufashe ukw'iburyo, bifite igisobanuro, ndabibabwiye. Iyo wambaye ingofero, nabyo mbigarukeho, ukaramutswa n'umunyacyubahiro cyangwa undi muntu ukuruta, ntabwo ari wowe umuramutsa, wowe uba hafi aho ukitegura kwakira, wakabona ko witeguye kwakira akaguha. Erega n'Imana ihabiteguye kwakira, ntabwo Imana izaguha utiteguye kwakira. Imana rero ikorera mu bakuru n'abakurambere. Rero iyo wambaye ingofero ukaramutswa, ntabwo ari wowe ujya kuramutsa. Ntibakubwira ngo wabyaye nabi aramutswa n'abakwe, ntabwo umukwe ari we ujya kuramutsa sebukwe cyangwa nyirabukwe, ahubwo nibo bajya kumuramutsa, we akagenza ate, akakira. Ntabwo ari wowe ujya gushyanuka ngo ugende ubaza ubusa. Ibyo nabyo uzavuga ngo ariko ngutanze undi yamuramutsa, mwishyanuka shawe, mwishyanuka pe, ndabinginze. Rero iyo wambaye ingofero, ubwo naho ingofero ziziye, ukaramutswa n'umunyacyubahiro cyangwa undi muntu ukuruta, ubanza kuyikura. No gukura ingofero, rega kwa kuyi ingofero. Rwose icyubahiro cyacu ni wowe tugikesha, ni wowe tugihaye, ni wowe tugituye, ntacyo turi cyo wowe udahari. Ubona ko n'ingabo zitanga isaruti, niko babivuga, no gukura ingofero. Kirazira kandi kuramutswa n'umuntu mukuru cyangwa umunyacyubahiro wicaye, urahaguruka. Nibyo ushimiye inshuti yanjye, wararezwe ariko rwose. Murabyibuka hari umutangazamakuru wo kugitangazamakuru nawe kimwe rwose, iki ngira ngo n'iki gihugu kandi nawe waramukije, niba ari umusaza niba ariko yicaye yambaye n'ingofero, ngira ngo yari yambaye ingofero. Ntabwo nabonye umwanya wo kubivuga, hari kuvuga nabyo biraje, ntabwo ari byo. Niba wiyemeje kwambara ingofero uyikoraho, n'abantu bakuru uzi ko iyo bajya kuramukanya bayikoraho bakabona kuramukanya, ni icyubahiro. Ubundi uyikuramo, ntabwo wajya birerekana icyo cyubahiro. Ntabwo umuntu mukuru yajya kukuramutsa ngo wowe ube wicaye, urahaguruka kugira ngo ubone uko wakira, kuko uramuhagurukira n'ubusanzwe. Kirazira, murabizi kandi mbibabwira mfite impamvu, ariko noneho ubwo mbivugiwe n'abandi bashoza bavuga bati gira icyo ubivugaho,
uru ni urugero rumwe, hari n'abandi mwagiye munyandikira, ariko uyu nabonye ko yabivuze neza cyane, kandi ndagushimiye mwene Imana. Nzashyiraho amazina yawe y'ikinyarwanda. Ati ibyo hamwe n'ibindi ntavuze, minisitiri ubu wavuze umutware rero, avuga umutware utwara ubutware bw'igihugu bushinzwe ubumwe n'inshingano mboneragihugu, umutware Bizimana, Dr. Noneho rero aramukeza ati n'umupfumu rutanga rw'amaboko babizi kundusha. Turabizi koko kuko we ni mukuru, ni umutware, ariko natwe nk'ababibamo mu muco turabizi. None rero ati wubahe so na nyoko, abayobozi n'abategetsi, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guhaye, Imana yawe yaguhaye. Umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Ati mwishyure bose ibibakwiriye, abasoresha mu basorere, ababahinisha mu bahinire, nuko abo gutinywa mu batinye, n'abo kubahwa mu bubahe. Bibiliya yera, Abaroma igice cya 13. Urakoze cyane rwose. Ubwo n'ibyo uzanyemo nabyo biramaze ntacyo, ariko ibi byo nabivuga ukundi bindi usorejeho. Ariko icyo nashaka kuvuga mu kinyarwanda rwose kirazira, umuntu mukuru aje kukuramutsa uri muto, wowe uramuhagurukira. Ndetse n'iyibyicaro byabaga bikeya, ni abato bahagurukira abakuru. Amabisi aziye iki mu birori bitandukanye, ukamenya icyo kintu, ukakimenya. Ibyo ntabwo abantu bagombaga kubitozwa. Ubu rero abantu baravuga bati twese twishyuye. Umuco uraguma. Inshuti zanjye, ntabwo umuntu mukuru umuvuga mu bucyo uko wiboneye. N'abana banjye barabizi. Nashakaga kubasaba mwigiye hehe se inshuti zanjye? Ubwo rero icyo rwose dukebure ntikizongere, kandi ntabwo ari uguhakirizwa, ntabwo ari ukugira gute, erega kugira ikinyabupfura no guca bugufi ntabwo ari guhakirizwa. Ntabwo ari guhakirizwa rwose. Kandi n'ubuhake buzima i Rwanda bwahozeho, ariko wenda ibyo ntabwo ari byo naje kwigisha. Icyo dushaka kuvuga ni ikinyabupfura, no kugira ngo n'abakurikira, kandi nk'aba impamvu uyu musore namutanzeho urugero no kugira ngo bihe n'akabonerezo n'abandi, kuko ku rwego rwe afite abamukurikira, ariko mu mujisha arimo n'abagenzi be icyo batangiye ni cyiza cyane. Mukomeze, ariko ako rwose tukigiraho. Ntabwo ujya kuvuga umuntu mukuru mu bukeya uko wibona, ntabwo ujya kumusuhuza ngo ufate n'ukuboko ngo ucuguse. Uracugusa nde? Ntabwo, oya, amaboko abiri urahaguruka ukagira gute. Erega bato bakubaha bakuru. Inshuti zanjye, mwebwe murabitekereza mute? Nasubizaga ibyo mwambajije. Rero ikinyabupfura kiraguma mu kinyarwanda. Ndabashimiye cyane rero bene Imana. Numvaga icyo rwose kitaducika, kuko hari ibintu mbashaka ko twigiraho, buri kintu cyose tukakibonamo icyigisho. Nkebure rero abakiri batoye rwose, ni byiza ko mwikomeramo, kuko mufite igihugu cyiza kiha uko abakiri bato, abantu bose kujya mbere, kugira gute, ni byiza rwose. Ariko se ugira iyo uvuka shawe, ugira iyo uvuka. Kuko hari ibintu wakoraga ku ishuri, mu nzira, hehe, bakavuga batari ku uyu mwana nuwa hehe, avuka hehe. Ganira neza rero, uruganira nk'inyindi, maze babone yuko ugira aho uvuka. Ndagushimira nyakubahwa perezida. Iyo nyakubahwa ntabwo ihagije yonyine kugira ngo mbese uhita umugira mugenzi wawe. Ntabwo ari mugenzi wawe rwose. Inshuti y'urubyiruko y'Abanyarwanda birumvikana nk'uko umubyeyi agira gute, ariko natwe uyu munsi wa none tubwira ababyeyi bacu, uramubwira uti babyeyi nabasabaga. Twabasabaga se wowe urinde? Keretse niba uvugira abandi bagutumye, ariko wowe ibyo byubahiro wihaye ntibyari ngombwa. Erega
n'umwana ntatunga inka se akiriho. Uzavuga rero ngo mfite inka, ngo ntanze inka so akiriho. Oya, uratangiza so. Uzavuga ngo nizawe, oya niza so akiriho. Niko bimeze mu Kinyarwanda. Ubihakanya azambwira, nzamubwira ko nta muco afite, nzamubwira asubire ku ivuko yige. N'abatahafite, u Rwanda rufite habo bene rwo. Nta mwana wigeze aba imfubyi, nta mugore wigeze aba umupfakazi, u Rwanda rugifite bene. Ugende wige, wicare wige wa mugani w'urubyiruko. Icara wige kuko ntabwo bizi. Ariko mwumvise icyo kintu kirimo, iyo mboneza bitekereza irimo yo kuvuga ngo kuriya guha umubyeyi umuntu mukuru gukuriye amaboko abiri, uretse n'urugwiro n'abantu bakurerega barabiramukanye, ugasanga baramukanyije baryana amaboko abiri niki. Ariko harimo ikintu cyo kugira ngo wakirire iburyo n'ibumoso, uhirwe naho abandi badahirwa. Ubundi duhirirwa mu buryo bwacu, ariko no mu bumoso nabwo duhirwa. Urabyangira iki? Ubu rero ugiye kwiraga ubukenye n'ubugingo buke koko ube nk'abandi bavuga bati ariko ibyane by'iki gihe wanyoherereje amashusho amwe ya bahanzi barimo bakina, umuntu akinira ku modoka ya mukuru we, yigize ishyano ryose rwose, aratanga amasoko aragira ate, undi araza aramubwira ati ariko ibi ngibi urimo ukora mukuru wawe yabuze imodoka ye arayishaka ngo agende, nawe urimo uritiginyura wigize ishyano ryose. Ntabwo umuhanzi nari mboze ariko nabibonye ngo bamwita Kiramani, nabo mwakinanye rwose ndabakeje, mwakinnye ibintu byiza cyane. Birerekana ko n'abahanzi bacu harimo abahanzi rwose bafite ubuhanga. Ibyane by'iki gihe wigira ishyano ryose, oya ugira iyo uvuka sha ukagira abakuru ntubavugiramo, rero ntiwigira ishyanutsi ntugira gute. Oya, hari n'ibindi byagiye bigaragara by'ubushanutsi hariya mu mushyikirano. Buri ugomba kumenya uko uvugira imbere y'abakuru. Ni Ikinyarwanda, ni umuco mwiza, niko bigenda. Ibi bitagira mukuru ngo birumba ari indaru, abantu bakararuka kuko batagira uwo bareberaho, mukuru bareberaho. Ibitagira mukuru birumba ari indaro kuko zabuze abakuru bo kuziterekereramo ngo bazakurikiraho babone uko batekana, rwose bishyuke mu nduru no mu ntambara. Ibitagira mukuru birumba ari indaru, ibintu byinshi birunzaho ariko utamenyamo icyagukiza. Uwo mugani nawe uciriwe n'ababyeyi bo mu nteko izirikana, abasaza bakuru bahoze ari abashefu, abasushefu bakuru cyane, nibo bawunciriye igihe nari bidyo nkora ubushakashatsi busoza kaminuza kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe. Ndabizi rero ikizira kiraziririzwa, mwishyuke bene Imana, mwiyimane, mumenye rwose uko mwitwara, ariko abantu nibajya babona babone ko murabi Rwanda we. Kandi kubaha abakuru ntabwo bisuzuguza, ntabwo ari uguhakirizwa, ntabwo ari ukwidederezwa, ntabwo ari ahubwo baravuga batugira icyo uvuka rwose, uri imfura nka. Reka rero mbareke mpinira ahangaha, nibaza ko aho mugize icyo mwumvamo, namwe mutunganire, mutange ibitekerezo, hanyuma nongere ngaruke, kubera ko uyu muhungu twavuzeho hamwe na bagenzi be batangiye ikintu gishya. Rero ntakomereke, burya ababyeyi iyo duhana turanasigasira kugira ngo abana bakomeze bumve urukundo. Ariko natwe dufite abadukuriye, umuco niwo mubyeyi wacu. Rero iki kintu ntikiguca intege mu rugendo rwa, ahubwo kikongereremo n'ibindi utaruzi, noneho ikindi gihe ujya uganira nk'inkindi. Ibyo gusetsa byo uko bivuna nzakubwira uko bitavuna nubishaka, cyangwa n'abandi bakora ibyo ngibyo, n'abandi bazi by'imitekerereze n'imbonezabitekerezo bifite uko byoroshye birizana nk'uko amazi atemba hamanuka. Ibyo ni ibyo abantu baganira mu bundi buryo, ariko ibyo mwatangiye ndabishima muri rusange. Hanyuma urugero twakoresheje ni impamvu yo kugira ngo n'abandi bigireho.
ubwo rero icyo mucyumve duhane duteshe urubyiruko mwikomeremo ni byiza, mufite inkomezi, mufite ikibakomeza, ariko mucishe make we, mwitonde. Icyo nashaka kuvuga gikomeye mpfundikiraho, nta nubwo ari mwebwe ikibazo, ahubwo ibyo mufite mwabyonse hehe. Ubwo rero abakuru biratugarukaho, twatoje iki, aba batoye iki, ko ari nacyo barimo kugendana. Iri hurizo rero namwe abakuru turarifite, hanyuma dusigarane umukoro wo guterekera abakuru n'abakurambere kugira ngo umutima wabo utwikomerezemo. Ni nayo mpamvu dupfundika twongera gusaba umutima ngo horana Imana Kigali, Mana y'u Rwanda, twaje kwenda imitima y'ingoma. Ingoma mu Rwanda zigira umutima, umwami mu Rwanda agira umutima, ingoma mu Rwanda zigira umutima, abagabo mu Rwanda bagira umutima, abagore mu Rwanda bagira umutima, inka mu Rwanda zigira umutima, ingabo mu Rwanda zigira umutima, u Rwanda rwose rugira umutima. Ai ubuhoro Nyagasani, ai ubuhoro Nyagasani, ai ubuhoro Nyagasani, ubugire n'ubugwiza ishya n'ihirwe maze twishyuke mu Rwanda umu. Indahangarwa rero bene Imana mu ruhanga muri indahangarwa, muhangarwe n'abanzi n'abagome n'abagambanyi n'ibihinda n'ibisahinda n'ibyubu n'ibyububa, ngo niryo terambere. Mushingishwe intege mu gituza, muhoza umutima mu gitereko, muhoza u Rwanda ku mutima, kabege mu bigera abanzi, musumba abagome n'abagambanyi. Uko mutirora inyuma, Imana y'u Rwanda ihora ibarebera imbere n'inyuma, ku manywa na nijoro. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Namwe mwabonye akavura, mwishyuke mucyure ubuhoro. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko, hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi, uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe, uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda ari cyo, uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda ari cyo, iby'imbuto nkuru z'u Rwanda, abantu barinda ubuzima bwabo, uburo, amasaka, isogi n'inzuzi. Kurikira ibi byigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo. Nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amarozi uko yaba ameze kose, bibi biryano, bibi bitegano, bibi bitongerano, bibi bihuherano, ngo maze ntitumenye uko tumugenza. Oya ni ukuri, namaze imyaka 2 mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo, ariko ubundi muzima rwose. Amavuriro yose narayirukanse, ngarutse mu by'iwacu nisanga nkizi icyago. Nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese, nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu, kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize. Bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo, mu mwuka we, mu mubiri we, aba ameze neza. Ndavuga ngo umuntu n'inda atandukanye ubugira kabiri, bwa mbere nawe ubwe, kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Iyo umugabane umwe wakozweho, umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho. Bwa kabiri, umuntu n'inda atandukanywa n'umuco. Muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo. Bagaragaje ko nta buganga butagira ubugangahuzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya, nta marozi atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezwaho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, muganga Rutanga rw'amaboko. Uyu akaba ari inzobere mu muco, amateka, imbonezabitekerezo, ariyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco, abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda, bagarura ubuntu muri bo. Ufata umwanzuro umuco ari umurage twazigiwe n'abakurambere bacu.